Kuko hari nabo byatumwe kuba bambura muri Miss Rwanda bavuga ati kumwe twe tuzi kuri uwo mutipe cyangwa se beze nk'abatipe none agiye muri Miss Rwanda ariko ndavuga nagiye ndashaka gutanga igitekerezo cyane biciye muri Miss Rwanda. Reka nongere kubwikaze ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Umeze gute? Ndagusuje uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba bw'igihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nguhikaze rero nkuko mubibona nicaranye n'umukobwa mwiza cyane, n'umukobwa benshi mwamumenye ari muri Miss Rwanda mu irushanwa rya Miss Rwanda 2020. Rero nkuko mwabyifuje muri benshi, uyu munsi twamusuye turi wabo mu rugo, ubona teze rutema ikirere ndaho bita Kimironko. Reka we atangira twibwira bakomeje gukurikirana Yawe TV. Urakoze, amazina yanjye ni Mulisa Rosemary, amantu umunyarwandakazi w'imyaka 20 nkuko bivuze nitabiriye Nyampinga w'u Rwanda 2020. Ariko ndabona umeze neza. Gute meze neza, akomeze neza kuko Imana nibigena nyine tumeze neza nta kibazo. Yes, rero mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV mwabyumviye turi kumwe n'umutumirwa namwita Miss. Mwise Miss naba nkoze kosa. Sinzi ko waba ukoze ikosa, sinzi ko utabona arikoze, gusa nyine uko ubishaka niko wabikora. Kuko wabaye meya akavaho n'ubundi bamwe bakomeza kumwita meya. Ikibazo nuko ngiye ntabaye Miss ndagombe naravuyeho. Ariko ararigitabiriye. Nararigitabiriye. Ubwo ndibasiye kunyita Miss wabugendeye ko nitabiriye irushanwa ntago wabugendeye ko nabaye Miss. Yes, noneho rero reka dukubite tubangura n'abakurikiye ibiganiro byacu. Watangiye uvuga ko witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda. Ubundi wowe iwanyura umwana wa kangahe? Ndumwana usina kugira ngo kiri umwana umwe wacu. Uri ikinege. Ndi ikinege. Niyo mpamvu ubwiza bwose bw'abana banyu bari kubyara ufite. Oya ntabwo nabirenze. None igitekerezo cyo kwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda cyaje gute? Igitekerezo cyo kwinjira mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda nakigize go nabanje kwibaza Miss Rwanda ni iki nyine. Ndareba ndabanza ndavuga ni urubuga ruhereza abakobwa umwanya wo kuba batanga ibitekerezo cyangwa se bavuga ibibarimo ku bijyanye n'imishinga yabo. So iyo mishinga rero iyo wagize Imana cyangwa se wagize amahirwe yo gutorwa wabufasha kuwushyira mu bikorwa. So niyo utabigize rero ndibaza ko bafungutse mu mutwe wabikora kuko hari aho wageze, hari na connection ufite wenda zitandukanye cyangwa se platform. So rero bishatse wabikora. So rero naje kwibaza ibyo ngibyo bintera kuza muri Miss Rwanda kugira ngo nanjye igitekerezo nari mfite cyangwa se umushinga mfite n'ubu ngubu nyifite. So nicyo cyambaye imbaraga mu kuba naza muri Miss Rwanda kugira ngo mbashe gutanga iki gitekerezo cyane mfite cyangwa se mbashe kuzatanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Ubundi wagize inzozi ryari zo yuko wumva ko uzajya muri Miss Rwanda? Inzozi zo kujya muri Miss Rwanda nazigeze muri 2017 n'indi mu 5 secondaire. Ndavuga ati nindamuka soje secondaire nzajya muri Miss Rwanda, ariko nago numvaga nyine bitazana nabibwiye n'abantu bakansika bitewe n'ukuntu babonaga ndagatipe karaho, ariko nyine nanje sina 6 bitaraza negerezaho gato saho byaze najemo. Wajemo wikuyemo ubutipe bakubonagamo? Kuko hari nabo byatumwe kuba bambura muri Miss Rwanda bavuga ati kumwe twe tuzi kuri uwo mutipe cyangwa se beze nk'abatipe none agiye muri Miss Rwanda, ariko ndavuga nagiye ndashaka gutanga igitekerezo cyane biciye muri Miss Rwanda. Tuzi ko umuntu wese cyangwa se umuntu inzozi agira hari aho azikomora cyangwa se no mu mashuri ugasanga hari irushanwa ry'ibigo muri segonderi. Byibura wigize unitabira n'irushanwa rya Miss w'ikigo, ko tuzi ko mu mashuri amwe namwe mu masegonderi byabaga bibaho. Oya nkuko navuze ko nari nk'umutipe nta rushanwa na rimwe nitabiriye, nta na modeling nigeze njyamo yewe. So rero byaje biriya nakoze muri Miss Rwanda cyangwa se uko natambutse cyangwa se byari ubwa mbere bikoze. Igitekerezo kikuzamo ukigejeje ku babyeyi babyakiriye gute? Narabibabwiye mbabwira ko nshaka kujya muri Miss Rwanda, batarumva umushinga wanjye babanza kubishidikanyaho, ariko naje kubasobanurira mbasobanurira Miss Rwanda cyari cyo, mbabwira ko ari urubuga nyine ruhereza abari umwanya wo gutanga ibitekerezo, mbabwira ko nanjye nshaka kunyuza aho rero nkatanga igitekerezo cyanjye. So barabyumva bavuga ati niba ruko yemeze
courage kabisa. Winjira mu irushanwa ukigeramo bwa mbere noneho uvuga ngo ugiye kwiyamamaza, ni igiki cyagutunguye ukigerayo? Nkigerayo nari niyamamarije muri Kigali, nagezeyo nsanga ari abakobwa beza cyane, birandenga, ndavuga ati noneho ibi ni ibibazo, ndavuga ati ariko uko bimeze kose nta pasi ndi bubone, so ngenda nyine nzi ko 80% nafite pasi, so naje gutambuka nari na nimero ya nyuma, ndavuga ati no kuba ndi na nimero ya nyuma ndageraho bamaje gutora abo bashaka, so nagiye nanga ibitekerezo byanjye nsubiza ibyo bambajije, naje gutungurwa no kubona bamamagaye ko nabonye pasi ntari mbyiteguye. Ubonye pasi, umushinga wawe noneho wari wamuritse, wari ufite wari uwuhe? Umushinga wanjye nifite wari umushinga wo kurwanya imirire mibi mu bana bato. Niyo mushinga nari mfite kubasobanurira icyo ari cyo, nkabasobanurira uko nzawukora, nkabasobanurira umusaruro uzatanga. Nibyo nari mfite kubasobanurira kandi nabisobanuye neza, niho naje kubonera pasi. Tuzi ko mu gihugu cyacu hari imiryango yita ku bana, igihugu cyacu hari niyo minisiteri yita ku bana, none wowe ni ikihe gishya wari uzanye cyangwa se n'akahe gashya wumvaga wowe ufite ku buryo ugiye gufatanya na minisiteri ukarwanya imirire mibi mu bana iyo uza kugira amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda? Uko tubizi leta ni abaturage, so rero nitubiharira leta ntabwo izabikora yonyine, so nifuje gufatanya na leta rero mu kurwanya iyo mirire mibi, kuko hari n'ahantu leta itagera bitewe n'uko wenda ibifite akazi kenshi cyangwa se bifite ibikorwa byinshi byo gukora, so nifuje gufatanya nayo, sinaje nje kuyipinga cyangwa se kuyihinyuza, nifuje gufatanya nayo tukarwanya imirire mibi tubicishije umugoroba w'ababyeyi, aho tuzatuganira n'ababyeyi, aho Mise Prof izadufasha ikaduha abajyanama yatoje kuri buri murenge wo mu gihugu cyacu, ufite abajyanama batojwe guteka indyo yuzuye, so abajyanama rero bazagenda bafasha ababyeyi muri uwo mugoroba w'ababyeyi guteka indyo yuzuye. Niko byari bimeze. Umushinga wawe urawumuritse, ntugeze amahirwe yo kujya muri bootcamp, ni igiki cyese kikuzamo wowe noneho mu gihe utarubonye amahirwe yo kwinjira muri bootcamp? Kuri pre-selection ngiye komeza ubundi niha amahirwe nkavuga ati birashoboka cyangwa ntibishoboka, simpagarara ku ruhande rumwe ngo mpagarare ngo mvuge birashoboka cyangwa se mpagarare ngo mvuge ngo ntibishoboka, so nahagaze mu mpande zombi, mbigendana ngo umushinga wanjye neza, nsobanurira researches zose nari nakoze mbikora neza, so basomye babonye pasi numva sindimo, ariko ndavuga ati nkuko bimeze ntago naje hano nje kuba Miss Rwanda ariyo papasi yanjye, niyo nari bumube ntacyo byaje kuntwara, ariko ntago naje kuba Miss Rwanda, ntago naje kujya bootcamp, ntago naje gukora iki, naje kujya nkora umushinga wanjye, so ntago ndi bihagarikira aha rero ngo ko nabuze pasi cyangwa ntagiye bootcamp, ndabikomeza mbikore, kuko n'ubundi umutwe wanjye uracyatekereza, ntago wataye gutekereza ngo navuge ngo nabyarangiye sinyitekereza ibiki, so navuze ati rero uko bimeze gutya ndakomeza ku mushinga wanjye mukore, aho nzashobozwa nzahakora, so naho nazashobozwa nziyambaza ababishinzwe cyangwa se abayobozi bakuru. Noneho nkubaza ikibazo, wowe kuba warageze muri Miss Rwanda ni nk'amahirwe abanyarwanda twagize, hari n'abandi benshi bari hanze noneho bifuza kwinjira mu irushanwa rya Miss Rwanda ariko bakagira impungenge rimwe na rimwe. Reka twinjire muri Miss Rwanda nyirizina. Ubundi we Miss Rwanda arabayishidikanya bakavuga ngo muri Miss Rwanda habamo ibintu byinshi, amakata menshi, ugasanga batuye Miss bati uyu ni yari kuba Miss, aba bagiye muri bootcamp ntibari kujyayo, imishinga imwe n'imwe barayirwanya. Nkawe winjiye kuri tere ukagera kuri tere, wasanze bimeze bite? Sinavuga ngo barwanya imishinga cyangwa ntibayirwanya kuko simbizi, ariko nanone sinavuga ngo ntibayirwanya kuko nabyo simbizi, so nta hantu mpagaze mvuge ngo mpagaze hano hose nta na kimwe nzi, gusa icyo nzi cyo muri Miss Rwanda, iyo utanze igitekerezo ukarisobanura neza hari aho ubona pasi. Nanone rero iyo turi benshi twabisobanuye neza, sinzi icyo bagenderaho bajya gutora, so aho niho magarikira, turaza tugasobanura ko twari 54 kandi buri muntu wese yasobanuye neza, so bagiye gutora rero ntabwo hari n'abarengeje ababonye pasi, so rero ntitwamenye icyo bagendeyo bajya gutora imishinga ngo ikomeze ijye bootcamp, so
ubwo rero sinzi ngo izo kata zibamo cyangwa sinzi ngo nizibamo kuko nyine nta kata nakoresheje. nkawe urebye abatowe kujya muri bootcamp tube turetse kubagiye kuba Miss, nkawe ku rutonde rwawe rw'abantu 10 wowe wikuyemo cyangwa 20 wari kubona bari kujya muri bootcamp nabahe? Ikibazo kirakomeye kuko ntago nibuka amazina yabo, ariko ndibaza abo nakekaga ko bakomeza nabo barakomeje, abatarakomeje nabo harimo abatarakomeje nka 3 gusa simba nibuka amazina yabo, nababonaga amasura gutyo nkavuga babashaka kuzakomeza bitewe n'umushinga wabo nanjye nayumvishe, ariko ntago nibuka amazina yabo. Noneho nk'abo mwari inshuti kuko mufite group WhatsApp mwahuriraga? Yari hari group WhatsApp, ariko ari nka 5 wahaga amahirwe kandi bashobora kuba bataragiyeyo. Mu bashuti nari ifite hari 2 numvaga nyine nshaka, nubwo nyine navugaga manu mbabare nzakomeza, ahubwo navugaga abashuti banyu bazakomeza. So abo 2 rero bose nashaka ko bakomeza, nta numwe yakomeje, ariko bari hanganye ubuzima burakomeza. Yari nde nande? Yari umurerwa Evrine na Darira, nibo bari abashuti banjye cyane, nyine narabakundaga, n'abandi bari abashuti banjye akabona narabakundaga cyane, so ngazanya mbasenya bazakomeza ariko ntibakomeje, ariko nabo barakomeje ibikorwa bari gukora by'urukundo, aho dufite group y'abantu baviyemo pre-selection dukora ibikorwa by'urukundo bitandukanye, aho twasuye abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abana batoye bafite ibibazo byo mu mutwe, dusura abakobwa batwaye inda bakiri batonya igisagara, so dukomeje n'ibindi bikorwa by'urukundo, so ntabwo twahagaze, turacyakora kandi tuzakomeza dukore. Ni byinshi byagiye bivugwa, ariko MTN bavuga ko mu bari barimo yatanzemo umukandida Naomi, bitangira bavuga ngo Naomi niwe Miss, kuri mwebwe nk'abantu mwari muri kumwe mukibona ngo harimo Naomi tumufata nk'umukozi wa MTN mukamubona agezemo, ni igiki mwatekereje cyangwa nkaye ku ruhande rwa ni igiki watekereje ukavuga ngo kuba uyu muntu arimo bimeze gutya? Njyewe ntago nagendeye ko wenda akoze muri MTN cyangwa se yagize icyo muri MTN, kuko n'abandi bari barimo bakora muri MTN, kandi rero ntago byavuze wenda ngo bavuze nkuko bavuze Naomi, ahubwo wenda icyabaye kugira ngo bavuge Naomi nuko Naomi yari umustar, so kuba ari umustar rero bikubitira ko yakoreye MTN, bikubitira ko yajemo abantu bishyiramo ko ari MTN yamutanze, ariko hariya naho harimo abandi bakora muri MTN bo banakoramo n'akazi gahora atari kuvuga ngo baje kwamamaza. So ngero nkibona Naomi aje muri Miss Rwanda, twiyamamarije n'ahantu hamwe muri Kigali, twese tubona pass, ndavuga wow ngira kushoboka, birakomeza, abogera pre-selection arakomeza, ariko nyine ngavuga ngiye muri namuhaga amahirwe yo kuba Miss Popularity, so ndaje kunungura mbonye abaye Miss Rwanda, ariko nabyo buriya ni byiza tu ntacyo nabivugaho. Ni igiki wagenderagaho noneho kuri wowe ukurikije umushinga yari afite, ukurikije na popularity yari afite, kubera icyo wamuhaga ko yaba Miss Popularity? Nari narumva umushinga we neza, nari muzi pe, ariko ntarumva akamaro ufite, ariko naje gusesengura numva akamaro ufite, ndavuga ati wa mushingura ufite akamaro, kuko numvaga totally nta mukamaro ufite, ariko naje gutekereza nkora research ku mushinga we, ndavuga wow ufite akamaro burya ntabwo nari mbizi. So umushinga we rero ntacyo twaye, uzafasha abanyarwanda bamwe na bamwe. Kuri popularity ye yari afite abantu benshi cyane bamukurikiye cyangwa se bamutora, sinzi impamvu ahubwo atabaye popularity, ariko Alliance yari afite abantu benshi kumurusha no mu majwi. Njya kureba ariko ku manota nabonaga Alliance ari hasi, sinzi ukuntu byagenze, wenda cyetse niba nararebye mbere yaho wenda nyuma bakangera amanota, ariko nta kibazo. Yabaye Miss Rwanda, ba photogenic ni byiza, na Miss Popularity Alliance bose nyine cyo nababwira ni congratulations. Ariko reka nkubaze, ubu Miss Rwanda kuri wowe bayifashe bakayishyira muri ministeri y'umuco no kwirekera ahiri, we wumva icyafasha abanyarwanda cyangwa abakobwa muri rusange bifuza kujya muri Miss Rwanda ari nk'ikihe? Ari ukuguma mu bayifite ubu ngubu muri barwiyemeza mirimo, cyangwa se no kugira ngo ijye muri ministeri y'umuco? Ari nkawe wahitamo iki? Ari nkanjye nahitamo wenda ko yajya muri ministeri y'umuco, kuko
iyo bagiye gutora bagendera ku brain, culture and beauty, sibyo? So rero nifuza ko yajya wenda mu muco muri minisiteri y'umuco, kubera ko ba rwiyemezamirimo navuga ko hari ahantu ibyabo bigarukira. So hari ahantu yo leta yinjiramo ikaza gufasha Miss Rwanda, cyangwa se ikaba yakoresha ibikorwa Miss Rwanda, cyangwa se Miss Rwanda agakora ibikorwa bijyanye na leta, cyangwa se byerekeranye na leta, kuko niyo agiye gukorana n'abantu bakora muri leta nkaza bitewe n'umushinga wawe. So rero kugira ngo habeho gukorana neza cyangwa se services zihute, numva yajya muri minisiteri y'umuco kugira ngo nawe ajya abona, navuga ubushobozi bwo kugera ku kintu ashaka cyangwa se bwo gukora icyo ashaka, kuko hari ahantu ba rwiyemezamirimo batagufasha bidaciye mu ntuza mu rwego rw'abayobozi. So abo bayobozi rero niba bari mu bishinzwe cyangwa se muri Miss Rwanda, ndumva bizoroha kugira ngo ibikorwa byawe bikorwe neza kubera ko barimo kurusha kuba bataba barimo. Ariko reka nkubaze ikibazo, ese minisiteri igiyemo ubona ba rwiyemezamirimo iyo bagiyemo, cyangwa nka rwiyemezamirimo washoye amafaranga ye mu gikorwa cya Miss Rwanda, hakazamo hari n'abarwiyemezamirimo bazanamo abantu babo kandi bashyigikiye? Byashoboka ko wazanamo umuntu ukamushyigikira, birashoboka, ariko impamvu ndi kuvuga bakuremo ba rwiyemezamirimo, n'abantu akenshi bumva ko rwiyemezamirimo bafata ruswa, niko nabivuga. Ariko kugira ngo uzajye kuvuga ko leta ifata ruswa ntabwo biba byoroshye. So aba rero ba rwiyemezamirimo hano bagira cyangwa se navuga negative effects, bibagiraho negative effects kubera ko bavuga ko bafata ruswa. Nk'uko bivuze, nzanyemo umuvandimwe wanjye bavuga ko namuzanyemo ndi butanga cyangwa se nzamuha amanota y'ubuntu, ibintu nk'ibyo. Ariko nuzanamo leta ntabwo igendera mu bintu bya bene wanyu bya ruswa. So nibaza ko bigenze gutyo rero byakoroha no kugira ngo abantu babafate mu isura iyo kuvuga ngo abarwiyemezamirimo cyangwa se abashinzwe Miss Rwanda bafata ruswa. Yes, wowe rero ukomeje gukurikirana Yawe TV, ndagusaba gukora bya bindi mora ngusaba subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Nkuko mubibona rero turacyari kumwe na Miss wacu, byinshi mwifuza no kumenya kwirushanwa rya Miss Rwanda, byose ibyo mwadutumye byose murahava hano musobanukiwe, naho tutazagira kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Turacyari kumwe na Miss wacu. Habayeho mistake kuri final ya Miss Rwanda. Miss Rwanda abantu banayiha n'umugani, hari abo wasangaga baryamye bakavuga ati Miss Rwanda Megan uriho yaryamye ikanzu nakizanye, abandi baravuga ngo Miss Rwanda nibwo bwa mbere kuva yabaho no kwisi niho bwo bwa mbere bayihabaho irushanwa rimwe riba mu minsi igeze muri ibiri. Hariya wowe nk'uwari urimo ni iki watekerezaga hariya? Hariya bari abantu bavuze neza, bya bintu bikomeye kugira ngo utoremo nyampinga. So rero abantu bafashe ko wenda bari kwiba amanota cyangwa se ibintu byatinze cyane, ariko hariya abakobwa abakurikiye neza bumvise n'abakobwa basubije neza cyane. So kugira ngo rero ugenderemo hariya gutoranya nyampinga cyangwa se abamukurikiye ibisonga ibiki, byari ibintu bigoye cyane, bisaba kwitonda kugira ngo utaza gukoramo n'ama mistake. So kuba baratinze rero sinabigiraho ikibazo, kuko bari gutora batuje cyangwa se batihuta kugira ngo batore umuntu uzagira igihugu akamaro. Nabwo kandi sinavuga ko ntago magarariye mu ruhande rumwe. So nabona icyo nabasaba gukosora nka Miss Rwanda, bajye bakoresha amasaha, mbese be kutinda kuko ibintu byatinze biba bibi. So abantu rero babitwayemo imyikomo bavuga ati batangiye kwiba bitewe nuko batinze, kuko batinze cyane, batangiye kwibira amanota, batangiye kugira gute bitewe n'ukuntu bari kubona ko batinze batari kuza kuba amanota. So icyo nabasaba rero kuzajya bakoresha igihe gitonya kugira ngo batice ibindi bikurikiyeho, kuko baratoye nyampinga mu munsi wakurikiyeho, nabyo ntabwo byari byiza. Nicyo nabasaba nibyo. Ese nkawe iyo uza kuba uri umujaji wa nyuma utanga ikamba rya Miss Rwanda, uvugisha ukuri kuri mu mutima wawe, ikamba wari kuri hande? Njyewe umuntu nafanaga witwa Fiona, yabaye igisonga cya mbere, niwe nafanaga numvaga ko yaba nyampinga w'u Rwanda, kuko
uriya mwana azi ubwenge afite future ubona ko kabisa iri nziza niko nabivuga simvuze ko n'abandi badafite future nziza nabo bafite future nziza ariko niwe nafanaga ku ruhande rwanjye. Muri batatu first line up, second line up na Nyampinga tondekanye uko bari gukurikirana wowe uko wabibonaga. Numvaga Fiona ari bubu wa mbere photogenic na makaba popularity Mutesi Denise numvaga ari bube igisonga nko yabaye igisonga cya kabiri nicyo namuhaga nko yabaye cya kabiri. Ubwo igisonga cya mbere ari kuba nde? Igisonga cya mbere numvaga ari bube nago nibuka izina rye niba ari Nicole niba sindyibuka izina rye niwe nabihaga ariko ntabwo yabaye nta kintu kimwe yabaye. Ariko se ari amafaranga dutoresha aho message dutora umuntu MTN mwebwe hari kibageneraho nyuma ko muba mwabaye nk'aba twavuga baba babashoyemo imari kwa mwebwe ari amafaranga hari bigenda gute birangirira hariya? Twebwe nta kintu tubona ariko wenda ndibaza ari amafaranga wenda icyo bayakoresha ariko guhemba kuri ya Miss Photogenic na ko popularity ko baramuhembye ya miliyoni 500,000 n'ibindi bamuhaye wenda numva ari cyo byakoreshejwe ariko twebwe ku ruhande rwacu nta kintu tubona na kimwe. Ako se wumva bikwiye ko ari amafaranga tu byagenda gutyo? Uko mba numva byagenda kuko n'ubundi twe tuba twarashoye twese mba numva wenda nk'umuntu nk'abantu bitabiriye Nyampinga w'u Rwanda mba numva bidakwiye ko abantu wababwira ati mugende byarangiye mwatsinzwe byarangiye simbasabye amafaranga cyangwa se simbabwiye ngo bazatanga amafaranga nifuza ko nabo nk'uko twaba haba harabayeho kwinjirizwa amafaranga cyangwa se kwinjirizwa amafaranga n'abitabiriye Nyampinga w'u Rwanda numva ko bazajya babagenera na bikintu kibaha nk'ishimwe kuko nabo barabahaye barabahaye inyungu kuko abavuyemo hari benshi batanze amafaranga batoresheje so nifuza ko wenda bari bubahe nk'amasertifika yemeza ko bitabiriye Nyampinga w'u Rwanda nubwo batakomeje aho kugira ngo bababwire ngo mugende gutyo gusa nta kintu mubahaye. So niba mwumva ko byashoboka mwazabikora igihe gitaha cyangwa se umwaka utaha cyangwa ikindi gihe kuzajya mugenera bitabiriye Nyampinga w'u Rwanda amasertifika nabo kuko bagerageje ko baba barashoye ariko kugira ngo umuntu aze muri Miss Rwanda ashore ibintu byinshi ukabaho n'uwagurisha utuntu afite bangize ugapfa kumubwira ngo taha nta n'ijana umuhaye nta n'itike. So rero nifuza ko bakora gutyo bakazajya batanga certificate kuko certificate ntabwo zihenze. Nkawe nkuko wifuje ko uvuze ngo abategura irushanwa rya Nyampinga cyangwa se MTN n'urugero amafaranga muba mwashoye noneho nkawe ubaye utegura Miss Rwanda wabigenza gute? Walingiye abantu bageze pre-selection nazanya mba ama certificate bose so abakomeje bagiye finali bagakomeza bakazahembwa habamo batsinze bakazahembwa n'abatatsinze nabo bakazahabwa za certificate twahawe cyangwa se bakaturutaho gatonya bitewe nuko twe twaviremo pre-selection abandi baviremo finali nawo mu baye certificate be kugenderaho be gutahiraho niko ngiye nabikora cyangwa se niko icyo cyifuzo cyane. Barako hari hashobora kuba harimo ubujura? Oya simbibara nk'ubujura wenda bashaka ko batarabitekerezaho cyangwa se babifite mu bikorwa bateganya gukora. Yes, wowe ukomeje gukurikirana Yawe TV nanjye ndakubaza iki kibazo ubaye ari wowe utegura irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa Nyampinga w'igihugu cyacu wowe wabigenza gute? Ese koko icyifuzo afite cyangwa se icyo ari gusaba wumva koko hari icyo cyafasha abari cyangwa ari motivation bashobora kubibonamo? Ibyo muri comment zanyu turabikeneye mu biduhemo ibitekerezo kugira ngo nabo tuzabegera tubashe kubabaza. None reka ngaruke kuri wowe mu buzima bwawe busanzwe ubundi Miss wacu wowe ku giti cyawe wambaye udukweto twiza bisanzwe tugusanze mu rugo noneho wowe weekend yawe ibiforomite? Weekend yanjye itanya kwa gatanu mba ndi hano mu rugo ryamye cyangwa se ndi kureba filme kwa gatandatu nkabyuka ngakoraho utuntu dukenya ndi umwari mba ngomba kugira utwo nkora ku cyumweru nkajya gusenga weekend yanjye kabirarangiye. Noneho iyo uvuze ngo nge ndasohotse usohotse ku giti cyawe usohokera he usohoka wambaye ute biba bimeze bite?
aho gusohokera aho nkunda gusohokera ni Riders cyangwa se Piripiri gusohoka nambaye imyenda yose ndayambara nta kintu minwa biterwa nyine n'uwo nategereje kwambara umunsi. Noneho iyo uri gufata icyo kunywa wasohotse unywa iki? Fata amazi cyangwa citro. Fata amazi cyangwa citro. Hagati y'amazi na citro habanze iki? Ndabivanga byose. Noneho uri mu rugo iwanyu ubuzima bwawe bwo mu rugo busanzwe ubundi wibereye hute nk'umuntu akavuga ngo Miss wacu abayeho gutya mu buzima bwe nk'uko yabivuze? Well, ko mbayeho nyine nibera hano mu rugo n'ababyeyi baba bahari sometimes nta wundi muntu tuba turi kumwe kuko nabivuze ko mvuka njyenyine mba ndi bored mva ku ishuri nkaza nkaryama karangira nyine nimugora nkabyuka nkarya nkongera nkaryama nuko mbayeho. Uvuze ko uryo kongera ukaryama ku meza yawe ni ikihe kiribwa kidashobora kubura ku biryo byawe cyangwa se ubundi ni ibihe biryo ukunda muri rusange? Well, ibiryo nkunda bisanzwe ni chips ariko ikintu kitaburaho ni umuneke niwo nkunda cyane. Umuneke wongera iki Banyarwanda? Umuneke uri mu mbuto, so imbuto rero zifasha umubiri wacu kutagerwaho n'indwara niko nabivuga. Ako se ko bajye bavuga ngo umuntu witabiye irushanwa rya Miss Rwanda benshi iyo bagezemo bavuga ko nabakunzi bafite, naho ujya muri Miss Rwanda nta mukunzi wari ufite? Nta mukunzi nari nifite nawe ariko ubu waramubonye? Oya ntabwo ndamubona. None wavuga ngo aje gutereta Miss Rwanda, njyewe ndaje ngiye gutereta Miss Rwanda, ni igiki nsaba kuba mfite cyangwa nitwaje mvuga ngo ibi ndabyujuje iki n'iki ngiki ngiye gutereta Miss? Well, sinzi ibyo waba wujuje ko ntabwo ndagira igihe cyo kwifuza kuba natangira ibyo bintu byo guteretwa cyangwa se byo kugira abakunzi. Ndacyafite urugendo nsaba kubaho nari muri iyo stress yo kuba mfite umukunzi, so sinzi icyo wagenderaho rero ugiye kuza ntabyo nzi. Nturateretwa ariko uratereta? Ntabwo nzi ko bibaho kugira ngo umukobwa aterete umuhungu, simbizi ntabwo ari kugenda bikora. Ariko Miss tuvugisha ukuri ubu uracyashishikare ubu wagenda hari ugapfira mu nzu umutima ukakurya ntubwire umuhungu ko umukunda abaye ahari? Ntabwo numva ko wapfa ngo nuko utabwiye umuntu ko nako ngo nuko ukunda umuntu tuva nta kintu cyakwica. So rero ngewe wenda ku ruhande rwanjye ntabwo mbizi niba ari indwara cyangwa se ari kuba muzima, ntabwo ngiye nakunda umuntu ngo ngende muturike cyangwa ndire cyangwa se ngo ngende bimubwire oya. Ako kubera iki abakobwa mukunda kwiyagara? None se kuki umukobwa asaba, ushobora gusaba lift uri mu muhanda ukayisaba umuhungu ukayisaba umupapa ukayisaba umumama, kubera icyo utasaba umuntu urukundo kandi ibyo bindi ubasha kubisaba? Erega lift ni ibintu bisanzwe cyangwa se ni ikintu kigutwara umunota cyangwa se igihe kingana gutya kikagusiga ahangaha, naho kwinjira mu rukundo n'urukundo rumara igihe cyangwa se rushobora no kuba ubuziraherezo bitewe wenda nuko mubanye bikaviramo kubana. So rero icyo kintu ni ikintu kigomba kwitonderwa kugira ngo atazabamo guhubuka cyangwa se atazabamo kwicuza impamvu wabigiyemo. So iyo uhubutse rero biba bibi, bitwara kwitonda ugashishoza ukamenya ugomba kubikora. Yes, watubwiye ko mu minsi ishize mwebwe n'abavuye muri Miss Rwanda muri no Miss hari ibikorwa muri gukora, hari abana b'abakobwa batewe inda muri kugenda mufasha. Wowe iyo urebye icyerekezo cy'urubyiruko rw'ubu ngubu cyane cyane ku ruhare rw'abakobwa, ubona abakobwa bacu icyerekezo cyaba ari ikihe? Usanga ubushyize nko kwijana ushobora gusanga nka 5% abakobwa b'abangavu ubu muri no Miss baratwite. Ubona ikibitera ari iyihe mpamvu? Ikintu gitera abakobwa bo muri iki gihe kuba batwara inda cyangwa se batwita bakiri batoya ni irari, niko nabivuga, kuko iyo ntanyuzwe nuko mbayeho cyangwa n'ibyo mfite nifuza ko ubuzima mugenzi wanjye abayemo cyangwa se ibyo afite. So ibyo rero bikantera kuba nagira irari ryo kuba nashaka kumera nk'uko runaka ameze, nkajya kubicisha mu bagabo rero ngo ndyamane nabo ugasanga bantenda ntibongere kundeba kuko inyuma yanjye haba hari abandi bari gukura cyangwa se bari kuzamuka beza kandi
bagifite amafresheri, so rero bo nibo bahita bajya honge nkaba ndasigaye, so iyo nsigaye rero iterambere ryanjye riradindira kuko mba naratwaye inda nkiri mutoya. So rero icyo nababwira rero banyurwe n'ibyo bafite, bakore cyane, ibyo byose abagabo badushukisha byose tuzabigeraho twikoreye, apana kujya kubisaba mu bagabo, apana kujya gukora ibintu bidakwiriye ngo ubone inkweto nziza cyangwa se ukoresha imisatsi. So icyo nabakanguriraho ni ukunyurwa n'ibyo bafite. Yes, noneho Miss, ngiye kukubaza iki kibazo, sibyo? Ubundi iyo bavuze ijambo mukorogo nka Miss wumva iki? Kuko tubona benshi mu ba Miss, iyo bagiye mu ba Miss hari utuntu babatera twa makeup, ni makeup ibintu nka biriya, kubera iki? Ubundi wowe iyo bavuze mukorogo muri rusange wumva iki? Mukorogo ku ruhande rwanjye mba numva itandukanye na makeup, ko mukorogo ni ikintu wisiga kugira ngo uhinduke ibara ku mubiri wawe, niko nabivuga. Niba nari igikara mpinduke inzobe. So makeup rero ni ikintu kigufasha kuba wagaragara neza nko mu maso, ko nto bayisiga igufasha kuba wagaragara neza cyangwa wagira amafresheri wenda, niko nabivuga. So ubwo rero urumva ko ari ibintu bitandukanye. Igihindura kuko mukorogo yo imara, navuga ko itwara igihe nyine, kuko urayisiga neza ukayisiga umubiri wawe ugahinduka. Ariko makeup yo wayisize uraza koga bikavaho, ukongera ukayisiga ejo wawe bishaka koga bikavaho, ariko mukorogo ntago woga ngo iveho. Ni ibintu bihoraho nyine, wisiga ugahinduka ibara, ukazana ibintu bitandukanye nyine, umukara handi ugasa umuhondo, ibintu nk'ibyo. Ariko nabakangura kutisiga mukorogo, k'igikara ni cyiza. Cyiza ibikara turi beza, turi abantu beza, please mwe kwisiga mukorogo. None reka nkubaze ikindi kibazo, hari aka mistake cyangwa se hari amafoto yagiye acicikana mu minsi ishize ya Miss Naomi n'amanota yiwe 13. Kuri wowe ukibona ari amanota cyangwa se wowe wabyakiriye ute? Nyibona ari amanota 13 nabanje kubyibazo, ndavuga ati ntabwo bishoboka, ariko naje kubona ko bishoboka kuko mbona ko ari byo. Ko numvaga ko abanyamakuru wenda baba bamuhinduriye cyangwa se bamupiratiye, so nza kumva nawe bitangamo ikiganiro avuga ko yari arwaye, niyo excuse yatanze. So watanze excuse narayumvishe ko ni ibintu bibaho kurwara. So kuba rero yararwaye akagira ari amanota naho yaragerageje, kandi ari amanota nta kintu yavuga ko aziga n'umuntu azabona university aziga ari abayimuha, ko ntabwo yatsinzwe totally cyo kuvuga ngo nta university yabona. Ariko tubize Banyarwanda witubeshya, amanota 13 naho uba ufite ho kwerekeza. Kaminuza arayemerewe? Arayemerewe, itari ya leta ariko, kuko umuntu batemera gufata n'umuntu uri guhera ku manota 9 kumanura. So guhera kuri 13 rero azabona university aziga, kandi bazazashyira mu muhate cyane akiga akava muri ayo manota. Ese nkaho utanga ikamba ndetse hariho n'itegeko ryo kuri mwambura, wari mwambura kuri ari amanota? Simbizi, sinzi ko nari mwambura, ariko kubazi kuvuga mu bantu cyangwa se yaratanze igitekerezo cyagakomeza, nibaza nta mpamvu yo kuri mwambura. Ariko Miss Rwanda igendera ku bwiza, ubwenge na culture, uri kumva mwo hari icyabuze ngaho aho twishemo kimwe, twishemo ubwenge, ariko ubwenge si amanota. Tubyumve neza, ubwenge si amanota ngo abonye angahe. Hari igisho no kuba utazi gukora mu ishuri cyangwa se utazi iki, ariko ufite ubwenge bwo hanze. So kuba rero afite ubwenge bwo gusobanura umushinga we, akavuga ikintu uzafasha abaturage, naho numva nako ntago twishe ubwenge. Arabufite, yasobanuye umushinga kandi azawukora neza, ugirira akamaro Abanyarwanda. Yes, hari igikorwa ufite muri no minsi cyangwa se hari n'ibikorwa usanzwe ukora, none usobanurira Abanyarwanda muri rusange, usobanurire abakurikiranye Yawe TV bari mu mahanga, bari mu Rwanda, none ubasobanurire umushinga wawe, noneho ugiye kushyira muhebo gute mu bikorwa, uzatangira ryari, bimeze bite? Umushinga wanjye cyangwa se ibindi bikorwa nsanzwe nkora, narajya muri Nyampinga w'u Rwanda cyangwa muri Miss Rwanda, nari korana n'insanzwe muri ibikorwa by'urukundo cyangwa se byo gufasha abantu mu bintu bitandukanye. So mu bikorwa rero mfite ku munsi wo kuwa 4, navuga ko ari ejo ku itariki 5 z'ukwa 3, mfite igikorwa cyo kujya gusura abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri abanza cya Nonko. Iki kigo giherereye Kanombe, mu buryo bwo kwagura kugira isuku kuko ntago najya kubigisha
guteka kuko umushinga wanjye no kurwanya imirire mibi kuko n'abana ntibazi guteka ariko nibakura nabwo tuzabibigisha so nukubigisha isuku kuko nabwo isuku iri mu bintu birinda kuba habaho indwara zitandukanye indwara ziterwa n'umwanda turazizi ni harimo inzoka ibintu nk'ibyo bitandukanye bigiye bitandukanye so njye na muri urwego rwo kubakangurira kugira isuku bagakaraba intoki bavuye muri toilette bakamenya gukaraba intoki bari mu rugo cyangwa se bagiye kurya bakamenya kwambara ibintu bimeshe cyangwa se bisa neza bifite isuku bisukuye mu buryo bwo kwirinda ibintu by'umwanda so icyo gikorwa giteganyije ku munsi w'ejo saa 4 z'amanywa aho nzafatanya na groupe yanjye twa Stand and Shine ndashaka kwisobanura mu Kinyarwanda avuga ko ari hagurukura bagirane so ndashaka abantu barabagirane bave mu mirire mibi bave mu mwanda tubeho neza b'iterambere ry'igihugu cyacu. Miss noneho ujye ukurikirana football njye nkurikirana football ufaniye ikipe uravuga hanze uravuga mu Rwanda ufana APR mu Rwanda ufana APR FC uyu munsi urajya kureba umupira wayo ntabwo ndi bugeyo ariko ndabikurikirana kuri radio ukunda muhe mukinnyi muri APR muri APR nkundamo abakinnyi benshi mbavuge muri APR nkundamo Mutsinzi ngakundamo Inshuti Claude niyo mugabo ni benshi cyane Placide ni benshi ariko ko bajya bavuga ngo iyo abakobwa mugiye kuri stade ngo mama mugiye kwirebera abatipe b'abakinnyi bakina ubundi koko buriya nibyo njye nawe najya muri stade mbikurikirana kuri radio cyangwa se babicisha kuri televiziyo nkabireba sinzi rero abo bakobwa baba bajyanye niyo papa se kuba bareba abahungu simbizi ko byabaho ntago ndabyumva uvuze ko ufana APR bakuzaniye Mutsinzi anje nk'uko wamuvuze bakazana na Rutanga bakakubwira tugiye kubahagararamwo hagati umwe muri bo utanga undi gukubita urushyi ninde wakubita urushyi imbere simbizi ubuse nawambaza iki ngiye kubakubita barakubwiye ngo hitamo uwo ugiye gukubita urushyi navuze Rutanga na Mutsinzi anje ninde wakubita urushyi imbere nkuko nabivuze ngo ndamutsinze anje sinajya kumukubita cyangwa se ngo nkore ikintu ntabwo nahindukirira kuri uwo nguwo ubwo nyine nuza yumve ko urushyi yarurya oya ntabwo yarurya ni ibintu byo gukina ntabwo ari sedi yes Miss turagushimiye noneho gira icyo ubwira ababyeyi bawe iyi mikoro ndayiguhaye gira icyo ubwira n'abafana bawe n'abanyarwanda muri rusange n'abakunzi ba Yawe TV icyo nabwira ababyeyi banjye ndabakunda cyane cecuru wanjye ndamukunda cyane 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 ndaza kwimwereka mve ko namubwiye ko mukunda so bijyanye n'abafana banjye rero namwe ndabakunda cyane 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 so mufashije cyangwa se dufatanyije twakora no mushinga wo kurwanya imirire mibi mu bana tukabaha uburere bwiza tukabaha kubaho neza ku buryo future yawe yaba nziza n'igihugu cyacu kikazatera imbere so abakurikiye Yawe cyangwa se abanyamakuru ba Yawe ndabashimiye kuba mwamaye ikiganiro cyangwa se umwanya wo kuganira namwe abakurikiye Yawe TV nabo ndabashimira kuba bankurikiye basaba ngo bakomeze bakore subscribe liking and batange comments murakoze yes rero mwabyumviye ndabashimiye mwese mwari mukurikiranye ibiganiro byacu ndetse n'ikiganiro tugiranye na Miss wacu naba Miss benshi tuzashaka abo muzadutuma bose tuzabagiraho ndetse mwitegura ibintu bishyashya kuri Yawe TV byinshi amakuru menshi atandukanye njyewe nari Emmy ndabakunda cyane.